bajya babivuga ngo iyo umubyeyi yabuze uburiza Imana iguha umugisha bebe wahagaze neza n'umutware wawe muyobora barumuna banyu muhagarara neza murwaza umubyeyi wanyu Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Reka dukomeze rero tujye kwakira abavandimwe banyakwigendera Gakuru. Gakuru nanjye namuvuga Gakuru yadutezaga Mana yanjye muri iki ayireti Gakuru yadutezaga ntabwo nazaga mu rugo ngo ngende ntabwo mfite Gakuru Imana ikumera ikiruhuko cyiza Gakuru warandutejeje Gakuru anyubahisha abana be bamberaga abana murabareba abakobwa na mwana bamenyaga ko ndi nyirasenge ayireti yasanze ni muto mbana nawe Imana na Ireti Gakuru arantetesha arankunda ndamukunda sinzi ijambo ribi rya Gakuru sinzi ijambo ribi rya Ireti uyu ni muramukazi wanjye nazaga bakanyakira n'ukuri Mana yanjye Gakuru namuvuga iki Gakuru Imana imumpera ikiruhuko ibyo yakoze nawe Imana imuhewe igihumuro cyiza Gakuru simfite icyo nakuvuga ariko nta kibazo Baby, murahari Mana yanjye Gakuru uko tamwe mugiye Mana bandi nimurebe Gakuye munsi mu njamba tambike mbabajwe na Gakuru ariko mumenye Gakuru Baby mumenye ngo kaka hari aho yahagaze nawe nibuka ngo Gakuru hari aho yahagaze mwese abana muraha nasangaga narongo mumubatiye ejo murubaka kakajya ahantu heza icyo ndagishimira Imana ariko Mana Gakuru aragiye mu by'ukuri ndababaye nazaga Gakuru akamfata nk'umushiki we sindumva ijambo rye ribi narumva iryanjye ndateta nazaga nkateta n'ukuri ntabwo nzakaga Mana bandi mukomeze Mana yanjye mumenye Gakuriya Mana ntabwo mfite icyo mvuga mureba Gakuru afite kaka ariwe wakamuherekeje Mana uvuga iki ntabwo mfite byinshi byo kuvuga ahubwo Mana indindira abana ba Gakuru n'umuryango we bakomeze nk'uko bagakomeje Mana yanjye kandi ndongera gushima abantu batabaye uyu muryango Mana yanjye mukaba mwabanye nabo inshuti z'urugo ndabakunze n'ukuri ndumva nanezerewe naho yagiye ariko nanezerewe Gakuru kuba afite umuryango nk'uyu mugahagarara mwanyeretse ubuvandimwe bwiza mwibareba abo twasanze n'abadusanze Imana ibampera umugisha nta kindi nagaruraho ntabwo mfite icyo navuga Gakuru ubu ndatekereza nkanjye niwe wari musaza wanjye akamenya ariko Mana yemwe nta kindi ariko nimuzahemukire kaka mukomere mwihangane gato nagavuga ok Imana ibaha umugisha murakoze ni ukwihangana nta kundi Imana niyo byose kandi mukomere cyane rwose mwihangane reka dukomeze rero twakire speakers katwakire uhagarariye umuryango muzehe Muvunyi aho uri rwose turakwakiriye Imana iguha umugisha akurikiraneho Gakuba Rubatuka Imana ibaha umugisha ngira ngo abantu twabanye nijoro hano umubyeyi wacu hari byinshi twamuvuzeho dukurikije uko tumuzi twe turi abana berese wabo turi abana ba Leta Karakunde Joseph nawe uherutse gutaha mu gihe gito gitambutse
kaka nakubwira ngo Imana bari ikomeza kwambika imbaraga igukomeze, ntabwo biba byoroshye. ngira ngo muzehe niwe fura ye, niwe buriza bwe. Jogi rero njyewe ikintu muziho gukunda abana. Niba ari umuntu nabonye ukunda abana, Jogi yakundaga abana. ngira ngo nabibabwiye, twamumenye kuva muri 97 nibwo twamumenye dutashye inaha mu Rwanda. Ariko kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi Jogi yagiraga umutima w'urukundo, agakunda abana. So rero mu by'ukuri tuzi umubyeyi. Mu bindi bintu ngira ngo nshimire Imana nuko agiye yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ni ukuvuga ngo igihe cy'Imana kigeze yamuhaye umutima w'imbabazi, ategura urugendo rwe neza. So rero ndabishimira Imana ko agiye akijijwe, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira tuzabonana nawe. Anko asanzeyo data, ariko tuzababona. Imana yacu nishimwe cyane. Ngira ngo hari abavandimwe bacu badahari bitewe n'imirimo batabashije kuhagera. Nababwira ngo abavandimwe bacu, abana ba Jogi, mukomere mwihangane. Urukundo yabatoje ntimuzigere n'umunsi n'umwe mutezuka. Imana yacu nishimwe cyane. Muhagarare kigabo, aho mama wanyu adashoboye nimwe gushobora kwe, nimwe mbaraga ze. Kandi ikindi nababwira ngo twese duhari, kaka ndifuza yuko uko dushobojwe twose, uko Imana izajya idushoboza kose, ntuzigere uva muri uyu mubiri uvanyemo agahinda. Nk'abuzukuru rero turahari, tuzagerageza ibishoboka byose uko Imana izadushoboza. Tuzabana nawe. Imana yacu nishimwe cyane. Antayirete rero nakubwira ngo nawe ukomere kandi wihangane ukomere. Ntibiba byoroshye, ariko Imana iravuga ngo ninjye se w'imfubyi nkaba umugabo w'abapfakazi. Nta kindi kintu icyo ari cyo cyose gisimbura intebe y'umugabo mu rugo, usibye Imana yonyine niyo yicara ku ntebe y'umugabo mu rugo. Rero ukomere kandi Imana ikomeze gukomeze. Bashiki bacu, Ronald, nakubwira ngo ntuzigere n'umunsi n'umwe kuba watatira igihango umubyeyi wawe Jogi nangwa se umubyeyi wacu agusigiye cyo gukunda. Imana iguha umugisha kandi nabwira ngo mukomere, wihangane. Tubuze umubyeyi, ariko Imana
yamukunze kuturusha. So navuga ngo Uncle George uruhukire mu mahoro. murakoze, Imana ibahe umugisha.